bariya bose barusha ubwiza barusha ibikorwa none se abariyo ntabwo nzi ikintu bari gukora kuri mwe mwiba fandi urabona umuntu nkanjye ntakiba biragusa sha fandi none uranyica nanone sha ndiwe fandi mbabarira urabona atungana afande nabyibagiwe urabona ndi umukozi wawe mpagaritse amasaha mu muhanda yose ngo nakoze icyaha aya ndakora ngo n'indangamuntu ubusi igihe cyose wataye umagaritsa uninza kwikorera diyo zanjye sinakuretse warandetse kari bunshike hasi fandi mwiriwe twiriwe nande twirirwanye safandi kuvuga nabi vuga nabi iki nawe turaziranye safandi ko nari nambutse ukahamagara ari kubigenza gute byaba biri he fandi nabyibagiwe gusa uri umunyarwanda urabona umwana w'umunyarwanda se gerageza ko uri umunyarwanda ni iki nuko mvuga ikinyarwanda nzi ko mvuga icyongereza ndi umwongereza mvuga igiswahili ndi umukongomani yego wowe ndi umukongomani afandi ari igihe waragira ubuntu ukajya hanze ukakimenyerayo twe nta buntu twagiriwe kandi ari wabugiriwe ubonyemo nta buntu ufite ubonye nta buntu ufite safandi ko utangiye kubigira intambara ibyangombwa biri he safandi mbabara n'ufite imana uvuye he ndi kumva n'imbeho inyinshi uvuye he nari gusura abashuti banjye ndatashye icyo nshaka ni ibyangombwa ntusubiza fandi kandi nkubwiye ko nabyibagiwe ukunda kujyana kuri riga fandi ni kuko imana mbabarira ndakwinginze kuko ntabwo uri umunyarwanda uriya mbabara fandi yewe kinyerera ko uri umunyarwanda ni ikihe fandi umbwire sitasiyo ukora ejo nzayiza indangamuntu ntabwo bukunda fandi mbabara ni ukuri kujyana kuri polisi mbese kuri polisi uranjyana gukora iki kuko ntabwo uri umunyarwanda nyine uranjyana gukora iki bariya bose barusha ubwiza barusha ibikorwa none se abariyo ntabwo nzi ikintu bari gukora kuri mwe mwiba fandi urabona umuntu nkanjye ntakiba biragusa yego ko mana umuntu utagira irangamuntu se utagira ibyangombwa urumva atari umujura afandi kwibagirwa bibaho pe ntabwo kuba nibagiwe ibyangombwa bivuze ko ndi umujura utibagiwe sheni wambaye impamvu afande yino ntarija muranyambaye ntabwo njya nyikuramo utibagiwe saha wambaye isaha ni musaza wanjye yayinyibukije utibagiwe izo mekapu yisize mekapu ni muri salo hano hepfo babincuriyeho nciyeho ubwo wibutse muri salo gusumbya indangamuntu yawe ikuranga kandi n'ubundi mbizi ko ndi umunyarwanda ko ariyo mpamvu nyine biba byanciyeho igihe nawe menya gute ko uri umunyarwanda shafandi nawe utirengagije kubibona ko ndi umunyarwanda ubu nawe ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda kubera iki ndi umunyarwanda simba ndi umupolisi none se wowe ko ubimenye ko ndi umupolisi se ko nambaye umwenda w'akazi ikikuranga ni iki kindanga kandi nakubwiye ngo nzaye kuzana kuri sitasiyo afande ubwo urabahamagara bayikuzanira kuri sitasiyo ko umugabo kujyana gusa ubu navuga ko nagezeyo ngiye gukora iki ko ntabwo ndi bugusiga shafandi ntabwo ibyo bintu wabinkora ni igisambo wowe afande mbabarira rwose mwiba musabye imbabazi ndakwinginze reba dore n'imvura itangiye kugwa ikikuranga ni iki nabikubajije kindanga kandi nakubwiye ko ndi umunyarwanda afande urahamagara mama wawe
na telefone nagenda afande mbabara rwose ntabwo najyana kuri station Icara hari afande ndikunda kwinginze ndi ku bashuti banjye hano hepfo afande mbabara ubusuko ubu najya icara hasi turabisobanuranye afande ndakwinginze iyo hari ahantu ukuntu hasi ubusuko nayicara icara hasi muri mama wawe afande ndakwinginze mbabara urabona imvura idatangiye kugwa afande reba imbeho ntabwo iri kunyagira kuza muri muba mwarabimenyereye afande aka ni akazi tuba turimo tugomba gufata abantu batagira ibyangombwa kandi afande nagusabye imbabazi ni ukuri ndakwinginze mbabarira uraza kubisobanura nyuma kuri polisi afande nta no kugira impuhwe ntabwo ubona ko hakonje reka utangira imbuga utazinyiranga muntu yawe ngo ungirire imbuga ngewe bafite akazi kanyu afande ntabwo nzongera kugenda nayo mfite ndakwinginze kora naje gukina afande ndagusabye imbabarira uraza kubisobanura nyuma hanyuma n'ababyeyi bawe afande ndakwinginze please hanyuma n'ababyeyi bawe afande ni ukuri ndakwinginze mbabarira nangiye gutitira imvura iri kugwa ngiye kukureka ariko irangamuntu yawe uraza kwinjiza kuri WhatsApp nta kibazo afande fata nimero yanjye yimbwira afande ndayifata mu mutwe urayifata mu mutwe yego utayinyereza kuri WhatsApp oya ntabwo nabikora afande urumva nakanga kuri 7 yego 6 4 106 ngiragura naranga muntu ufite afande uzahita umfunga n'ukuri gahirukanka urakoze afande sinagira ko bona muzi kana ni sawa n'akanyarwanda neza byatari no ko umuntu aba yirengagiza ku butaha ntari ntago azancika ariko neza akazi kanjye nayo neza cyane ndaza kubikora uko mubivuze nyakubahwa sawa uhagaze gatoya afande nanone turahuye turongeye turahuye afande kuri kunyitegereza bidasanzwe wambaye biki afande urabona atari imyenda wambaye nk'abanyarwanda ubwo afande ntabwo ubona ko ari muri sama ntabwo ndi muri sama ntabwo ndi muri sama afande iyo nambaye ipantaro irambabura urabigerageje inkovu ziri hehe kubera nyine mfite umubiri mwiza inkovu zitazisibana mfite umubiri mwiza kugira ngo mudukurure mutwicire akazi oya afande bikose imyenda yakurura umuntu w'umuhafande sinavuze umubiri ntabwo navuze imyenda aha none se ubwo afande none nawe si umubiri koko umubiri n'ubundi wakurura ushaka gukururwa gusa ubu koko umuntu w'umuhafande aba ari mu kazi ibintu by'imibiri ntabwo byamukurura none kubera iki mwambara gutya niko babatoje afande nta muntu wabinoje nyine nuko nabonaga hashyushye cyane nkavuga reka nambara uko nguko umubyeyi warabizi umubyeyi wanjye ntabwo aba hari aba yagiye mu kazi ucunga yagiye ukabona kwambara ibyo ngibyo
ntabwo mucunga nyine nuko nyine n'undi ntawe ubusanzwe ahari nambara ibyo nateguye kwambara. Tumuhamagare tumubaze niba yabikwemereye. Kuko nta nubwo asanzwe azi imyenda nambara, ubwo se wamubwira ko nambaye gute? Reka tumubaze. Nyine wowe ugiye kumusobanura ko nambaye gute? Shafandi mbabara n'ukuri kw'Imana ndanishonje nitahira. Urashonje. Ubu nge ndahaza. Shafandi mwe muba mwariye. Ndisha. Hoya afande mbabarira. Ndisha yawe. Ndacitswe mbabarira afande ndakwingenza. Oke, byangombwa biri he? Shafandi none uranyica. Nanone sha. Yewe. Afande mbabarira. Urabona atungana? Afande nabyibagiwe. Urabona ndi umukozi wawe. Wabyibagiwe. Nanone. Shafande ibintu byo kugendana ibyangombwa ubu mbitaye koko. Ikurikira se ukizi se? Aho tujya se tuhaza? Afande noneho ubu n'ubwa kabiri ni imbabazi za nyuma. Ntabwo bizo. Oya afande nawe ushiramo imiyaga. Ntabwo kango hamagarira bazagutwara. Akafande urabona koko najya kurara hara kuri station ya polisi. Icyo ufite kiranga ko umunyarwanda ni iki? Icyo ufite kiranga ko umunyarwanda ni iki? Ni amafaranga. Amafaranga? Nanjye ndayafite, mfite amakongomani. Ndi umukongomani. Afande none se ariko aya makongomani ntago ariho ikirangantego cy'u Rwanda. Nyine kuba ufite amafaranga aranga icyo kirangantego. Ngiye ko mfite amayapani, ndi umuyapani. Nshalo. Afande nawe uragurana sinzi abantu bose bacanga bose niko ugenda ubahagarika kubabaza indangamuntu cyane ngiye utoranyamo gusa. Ndi mu kazi. Kana akazi kanjye. Sha. Bagomba kugenza neza muri abanyarwanda. Ibi cyabyerekana ni iki? Afande urangora cyane urangora pe. Wambaye nk'abanyarwanda. Umunyarwanda akazi yambara gute? Bambara gute afande? Rambara kikwiza. Nkuko kwawe? Nkuko kwanjye. Urabona asa nabi? Iyo nuko ari imyenda y'akazi. Ezo twe twakambara imwe. Urukunseka. Oya nagaruka. Urukunseka. Oya nishatse kubwira ko iyo wambaye ari imyenda y'akazi. Urukunseka njyewe. Njyewe ni imyenda isanzwe nambaye. Urabona nsekeje? Oya afande mbabara n'ukuri ndakwingenza. Mbonyemo katuni. Oya. Niko nari mvuze ngo wambaye imyenda y'akazi. Shafande wambaye. Ngende mu kazi. Afande wambabariye koko. Ndakwingenza. Nimwe mwiba. Ntago nzongera. Nitwaza ngo mugiye kureba abashuti banyu. Ubwo uvuye he? Shafande nuko kumanjye ntago ndi umujura. Ndisha yawe. Oya. Ntago uri umujura. Ntago ndi umujura. Geragaza ko atari umujura ni iki? Nise afande ari. Uri umujura wowe. Hari umuntu arumva muri kadice babuze ikintu koko. Ni benshi birirwa baduhamagara cyane. Afande ndakwinginze. Ndakujyana uyu munsi noneho. Nukuri ko Imana mbabara afande ndakwinginze nuko. Uyu munsi ntago ndi bugusige. Dore amasaha arageze. Kanze ngujyane. Afande watse kunyera ubwoba. Hari ahantu ko nabonye bafungiramo abantu bakoze ibyaha. Nge nta cyaha nakoze mbabara nukuri kw'Imana. Uri kujya he? Uri kujya he? Ushaka kwirukanka? Oya ntabwo ndi bwirukanka afande. Urabona wansika? Ntabwo nagusiga afande. Ndagusabye. Ushaka kunsaba? Ndagusabye afande mbabarira. Mbonyemo umugeni. Ushaka kunsaba? Ubwa nyuma n'ukuri. Ubwa nyuma? Ntabwo nzongera kuyibagirwa. Kuri WhatsApp ko nayo nabonye. Afande naribagiwe. Waribagiwe? Ako none ngera mu Rwanda ahita nkwandikira. Nurangira yibuka? Ndayibuka ndahita nkwandikira. Naranayisevinze. Wenda kujyana. Oya afande. Ntago ndi bugusige. Oya afande gira impuhwe n'ukuri kw'Imana. Kuko wambaye ntago bigaragaza umuntu muri umunyarwanda. Oya afande we. Afande mbabarira. Rukunera imbo. Rukunera imbo. Ntago ari impuhwe afande ni kugusaba imbabazi. Urabona ndi umunyamo. Oya ngirira impuhwe afande ntago nzongera. Urabona wansigaho? Oya afande ntago nagusiga. Afande n'ukuri kw'Imana mbabarira. Afande mbabarira. Zanira panda gari bo.
hamwe nkorera aho ngaho amasegonda 10 ubu ngezeho nkeneye kujyana umuntu sawa Afande wambabarira Ndenda kujyana ndakwinginze afande mbabarira kwimaze kuba kenshi afande ntago bizongera nukuri ngusabye imbabazi zanyuma ntago bizongera kiranga ko umunyarwanda ni ikintu ayikubajije wakibuze ndakujyana ndetse nakubwiye ko nzaza mu byangombwa gutaha ntabwo nongera kubyibagirwa uragenda ubutaha urasubira mu rugo ndemera nsubire mu rugo afande urasubira mu rugo yego aho wari ugiye aho nari ngenda yihorera urayihorera wari ugiye ngiye kugura yogurt yaraye hepfo mu rugo ni hehe hano rugura afande bawe nini Jean Claude akora iki atwara imodoka ubwo mutesheje agaciro oya ntabwo mutesha agaciro afande ushaka gukura abayobozi bo ntabwo nabakurura genda mwambaye gusa mu muhanda afande mbabarira urabona imbabazi ngewe afande wanditse ko urabona asa n'umunyemu ndi mu kazi ndakujyana imodoka iraje afande tureke mureke mbabarira afande ndagusabye muri akazi kanyu ndagusabye mbega afande ndakwinginze mbabarira mbega amabuye aryana mubabarire yego afande mbabarira ntabwo nzongera noneho ngiye kubara 1 2 3 nta kubusa yego afande urakoze nta byangombwa ufite afande icyana kuko nzahera kwe hano ubu kiragiye ntabikibwiye kwe cyane nakize nuko cyari cyambaye utarige nzahora nacyo mu nzira ntacyo ariko ntabwo rizancika kabisa zanarivuga cyaza kabisa mba nabaye seriye pa parika gutya nabo nayandikira ngomba kuyandikira ntabwo ari muri control yandikira afande mwiriwe afande wajurika kuvuga nabi koko rero ngo wabyibutse se biriye binyereke bavo fande iki nagiye kureba mu gakapu kanjye nsanga sister aribagirwa arabijyanamo sister wawe ni ukubikira ibyangombwa byawe yari iri mu gakapu kanjye impanga yawe oya njyana abakobwa bavukana umuntu akoresha agakapu kundi yagaterura arakajyana umunsi ntabwo ndi bugusibe none ntabwo bivamo ndakujyana none oya fande kambite mbahamagara vuba fande mbabara nukuri urabona hari impuhwe mufite noneho
urabizi ko naje n'inshuro ya kangahe kandi bambabariye umunsi mbabazi mfite kanze mbahamagare vuba vuba oya fandi mbabara wibahamagara fandi kumara noneho oya ntabwo ni gukora umwenda w'akazi oya ndi kugusaba imbabazi saba imbabazi umura oya fandi ntabwo ari ukugukora umwenda usanga wavu fandi mbabarira ni ukuri oya ndakujyana mbahamagare fandi ndakwinginze uranyinginze yego ubwo utaha uranyinginze fandi biriya byararangiye uzageza ryari kunyinginga fandi biriya byararangiye tubari by'uyu munsi n'inshuro ya kangahe fandi noneho ubundi bajya bavuga ngo iyo inshuro zirenze 3 umuntu aba yarengereye ntabwo nzi warengeye wazikishejemo oya ntabwo ndazirenza kanze nkujyane oya kereka umuntu arengeje inshuro 3 ntabwo usigara ndakujyana oya fandi mbabarira ndakwinginze afandi utwaye ngiye gusenga warugiye gusenga ntabwo ndatsenga njye mbonye umupagani ntabwo ari umupagani ariko se afandi mbabarangenda umunsi ndakujyana oya fandi mbabarira n'ukuri aho ngaho tubivuganeho neza fandi mbabarira hano tubivuganeho neza ufite ubwoba fandi mfite ubwoba n'ukuri ufite ubwoba bw'iki ndi igisimba njyewe nuko wambwiye ngo ugiye kumfunga yaho umara turavugana neza ndabona twareranga umuntu byarakunaniye shaka ukuntu tubihurizamo fandi ubwo ni iki duhurizamo urabyumva neza nese ubwo ni iki twahurizamo ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye ni bike fandi rero njyewe naranagukunze burya naragukunze ni ukuri oya fandi ibyo ngibyo se oya fandi ibyo ntabwo byashoboka n'ukuntu usa neza uko mana safandi igihe cyose wagiye umagayinditsa wari warankunze burya oya ndagukunda cyane n'ukuri ntabwo ujya ubibona wowe niyo mpamvu wamagarikishaga unyakamarangamuntu twese nakababari ntabwo wazibonaga afandi ndakwiyamye ikanana isoni ntabyo kwiyoroshya ubu biranahindutse njyaga ngira ngo ubinya kwawe ubikuye ku mutima kumbe no kugira ngo uzanerete ntabwo turaba cyo kuza ndumiwe sinabwo Nese kubura umuntu bivuga ngo mfatirane ibyo umagaritse amasaha mu muhanda yose ngo nakoze icyako yakora ngo ni indangamuntu busiye cyose wataye umagaritsa uninza kwikorera ndiyo zanjye sese nakuretse warandetse ikintu nagutwaye se nkabanza napfukama imvura ikanyagira ibintu byose amaguru yanjye yose yarakobotse urumva muravuga oya nabyo kuko wabarira umva niba ari nibyo ngibyo ndanakwiyamye umva manitse kwiyamye amaputi yanjye koko ndahasebeye kwe cyana kirangati zomba ariko ndazancika nzanakomeza nkakire paka nandikire Berize message ndebe ukuntu ambwira ndabona Berize ari mu rugo ngiye kumureba none ikintu kinshimishije wa mafande ngiye kumucaho burya namukati mbanze mukoroge umutwe mushyushye yibaze n'icyatumye aza mu kazi ngo yarankonza to kira nubwo namwemera amafande yewe we ngiye kumucaho mbanze mwiryeho mbanze mweko nambaye ipantaro tariya ndiyajyaga nkangisha ngo nambaye ngo mini ngo nambaye ngo ubusa ndaje mweke ko imyenda yose tuba tuyambara tuzagira ngo nuko umuntu aba yambaye ibyo ashaka imyenda yose tuba tuyifite binaba yigira abazi ngo sha akora umupolisi cyokoza yaracimishije rwose ngo yarankunze none ukuntu namutinyaga nabaga namwubashye nk'umufandi nzinga agiye kuzamfunga kumbe
ni urukundo rwamugenzaga ariko nanjye natekereje ukuntu yamagarikaga ngo buri gihe indangamuntu biriya bintu ntabwo byari byo ntabwo byumvikanaga ariko uyu munsi nibwo ngiye kumunyuzura mwereke uwo ndi we mwereke ko abasivile burya tuba tunarenze sivile tuba dukaze tazanagira ngo ngira nubwo umuhungu wese ubonetse hazanyitireteshwa yamwereke ko abasivile tunihagararaho ahubwo reka njye kumwihenzaho ahubwo njye mvugishe Berize yaratambutse kweka mureke yigendere nawe tuzahura mu yindi kesi nawe ntabwo azanyira nizere ko ndi wagusanga afande no kutamagarikije ra izi nzira yawe umeze inzira yanjye no kutambagije ibyangombwa ra ubu ntabwo bikiri ingenzi ntabwo naje gufata ibyangombwa ntabwo wabinkora waje gufata iki se noneho uyu munsi ra wakomeza inzira yawe cyangwa urakomeza uhagarare ubu se icyatumaga amenya ko umagaritse anakimenye ubu nshaka ndahagarara nanarya uduserifi shakundiraho amaserifi shakundiraho amaserifi nanayakurira ko wankunze se ubona ndi sitati ariko icyiza kirimo ntabwo njye napfa ko kwiteza njye ntabwo nakwemera afande njye nkundana n'abana basobanutse komeza inzira yawe inzira yanjye ariko yo kujya he komeza ugende wajya afande reba ariko ukuntu uyu munsi naje nambaye neza ntabwo ndi kubireba ntabwo wabireba kuko n'ubundi narangije kurufatira sinakwemera ariko mbanza biri kukubabaza ndaza gushaka ikindi nkoko rero ushaka ikindi ukora bakora igikize noneho n'ibyangombwa noneho nari naranakubeshyaga barabinyibye na telefone yanjye iyi ngiyi niyo shiro wanjye yamayemo gift nabonye ko yamaye akayifone shiro wawe njye mfite shiro nkunda musange banga nakubwiye umunsi nanjye none naje nje kukwihenzaho ntabwo ndi buhave icyo washakaga narakimenye ubona ndi mu mikino nawe ese ndi mu mikino nawe uragenda cyangwa ntabwo ugenda ndagenda igihe cyakira umuhanda se ko ari uwa leta leta ni bande ni njye wakabaye ubibaza cyangwa njye wakabaye mbikubaza urabona ndahangaha nseka uri mu kazi baguhembera ku kwezi none urashaka icyo wagiye wakomeje inzira yawe ndi kureba ukuntu ukora akazi ndi kubona ari byiza uracyaye kunyigisha akazi wari waraneye ubwoba narahabutse nzi ngo ubu uri seriye kumbe haba harimo n'ibintu byo gutereta uje kunyigisha akazi abona nta kazi nzi abona ntazi gukora ahubwo ubundi abafande bazima ntabwo batereta abakobwa babacaho bo mu nzira ugomba gutereta tangiye kurakara kwawe nta kintu byankanga nta na gitonya uragenda bigenze bite negereje ko sheri ambwira ko ageze iwe nkahamusanga ndahita ndabona ka message kaje unge ndi icyapa ubu ngiye kujya kumureba message arayimpaye
urabona ndi icyapa njyewe yo kubura icyapa ntabwo mbizi ngaho genda genda kanigendera fande Bino hano garuka hano fande aranshakira iki koko kuza nseke nagira ndire se urabona nshimishije igihugu cyacu kirimo umutekano tuba tugomba guseka tukisanzura sawa uraza kubibona biki nza kubona ariko igihe wavugiye undaza kubibona ni biki nza kubona urabona nseke tangiye se kunyegera ko wiruka ndikwirukanka ntacyo wantwara fande urabona nseke ntabwo useka ko nta n'ikintu wankoraho icyo washakaga narakimenye ubu sinyigutinya